Aha ni mu minsi yashize ubwo twasangaga aba baturage baturiye umuhanda Nyanza Bugesera bateye iperu ku cyicaro cy'umushinwa mu karere ka Bugesera bavuga ko bagiye kumwishyuza amafaranga y'ingurane si byabo byangijwe mu ikorwa ry'uyu muhanda ubwo haturitswaga intambi mu gace kaho aba batuye mu murenge wa Kigoma akagari ka Gasoro. Twabuze aho ducira nayo tumira kuko abakozi bari hano baratandukanye, ikigaragara cyo buri wese araza akubwira ibye ubundi uko ikibazo giteye. Hari umuhanda wakozwe wa Ngoma Gasoro, amazu rero yagiye yangirika kubera imashini, abamatiyo y'amazi yanyuriye mu migende y'inzu. Nkanjye ku giti cyanjye raporo ihari igaragaza ko nagombaga gusanirwa kuko inzu yarasataguritse ahantu hose. Ibyo rero babikoze hashize nk'umwaka, baza kunsura, akarere karansura, intara iransura, ndetse banyemerera ingurane yuko bazayisana. Iyo nzu ntibigeze bayisana kandi imyaka 2 irashize, imvura niko isanga yaraguye, isanga rwose igiye kungwaho. Ubwo rero nafashe umwanzuro ndagiye n'umwana, ndagiye mpicare bampa ingurane kuko nta wundi buryo, nta naho nicaye, n'ubundi byose ni kimwe no hanze no hanze. Ndi hano kubwera ikibazo nagize cy'ikorwa ry'umuhanda, urabo mikorere yabo hari ahantu bageze bahura n'ibuye rikomeye barikoreshaho urutambi runyangiriza inzu. None narategereje ubwo bufasha bwo kunsanira ntabubuze, byabaye ngombwa ko maguruka ro nkaza ku cyicaro cy'abashinwa kugira ngo menye uko bihagaze. Twaratidiye ngo ntago ngo ari igomba kutwishyura ngo tuzishyurwa n'umushinwa, twaje abashinwa batsindagiraga umuhanda. Ubu tumaze amasaha menshi ntawariye usibye robine iri hariya, buri wese uri gukenera amazi yo kunywa ari kuyanywa. Aba baturage bavugaga ko batarava kuri iki cyicaro badahawe amafaranga yabo ngo kuko yari amaze igihe kirekire nyuma y'uko babariwe, kuko ngo bari barakomeje gutakambira ubuyobozi ngo bishyurwe ariko ntibigire icyo bitanga. Twavuye mu karere ka Nyanza kandi urebye turi mu hagana haruguru, turamukambukiranya tugera mu karere ka Bugesera. N'ubundi natwe twabitekerejeho ko twanishe kumenya amakuru ko ikorwa ry'umuhanda ririmo rigera ku musozo barenda gutaha. Twese turasa nk'abatunguwe kandi urana turi no mu bihe by'itumba n'ubukene, ntabwo ariko twese twari dufite amatekero twayagurije rwose abenshi. Abitanyuze mu zindi nzira zindi tutarimo dutekereza, turumva tugomba kuba hano mpaka bakazatwishyura. Kuvuga ngo twahaje dufite akababaro yuko amazu yacu yenda gutugwaho, yarasataguritse, inzu zarahengamye, imashini zarazitigishije. Twaje rero kwaka ingurane batubwiye zacu, baraje baratubarira, bamaze kutubarira ubwo batubwira neza yuko amafaranga yose baratumenyesha. None twarategereje twarahebye, urabona imyaka 2 yose irashize. Icyo twabwiwe gisa naho ntacyo, umwe araza akatubwira ibye, undi akaza akatubwira ibye. Hari uwigeze atubwira ati mwe mwaje tugiye kureba uko tubigenza tubishyure, haba haje undi ati ntibishoboka, nta gisubizo dufite. Ntabwo twabateye ahubwo twabasuye kugira ngo tuze kubaza ikibazo cyacu nyine dufite. Oya ntabwo twasubijwe. Twageze hano mu gitondo, abambere ndumva bageze hano nka saa 12. Twebwe nanjye nageze hano nka saa 2 n'igice, saa 3. Mu by'ukuri batwakiririye inyuma y'amarembo. Biba ngombwa ko tubaza tutese ko mutwakirira inyuma y'amarembo kandi ikibazo kituzanye mukizi. Icyifuzo cyabo n'ubundi cyari uko bahabwa amafaranga yabo kugira ngo babone uko basana inzu zabo zangiritse ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bateganyaga kuyakoresha. Twaratidiye ngo ntago ngo ari igomba kutwishyura ngo tuzishyurwa n'umushinwa, twaje abashinwa batsindagiraga umuhanda. Ikintu twifuza no kugira ngo twishyurwe kuko tutube twasanira inzu zacu. Icyo twifuza no guhabwa ingurane z'amazu yacu tukajya kuyasana, natwe twabona twicara. Iki gihe n'itumba imvura iri kugwa, ibaziye inzu imaze imyaka 2 nyagirwa, bakubwira ngo bazasana ntayihari, n'ubundi yaguye. Turaguma turabana nabo. Banatugeze nubwo batubwira ngo amafaranga ngo ntibayatanga mu ntoki, ariko sheke ziremewe cyangwa se banayadushyiriye kuri konte tubibone tugende tujya kuyata. Ako ari ibintu nyine binasinye tubibona. Iby'impapuro byo nawe urabizi. Maginga ya aba baturage barashima itangazamakuru rya B+ TV ryabakoreye ubuvugizi, none ubu bakaba barishyuwe ndetse ibikorwa bateganyaga kuyakoresha bimwe muri byo bamaze no kubikora. Nitwa Byima Yohana, mu kagari ka Gasoro, umudugudu wa Bwambika, umurenge wa Kigoma. Icyambere cyo mbanje gushimira abanyamakuru badusuye bakatubera n'abavugizi. Ikibazo twari dufite ikibazo cy'amafaranga atari yarishyuwe ku byangijwe n'umuhanda, ariko kugeza ubu ngubu barishyuwe. Harimo ibyo rero nkabishimira ikinyamakuru n'abanyamakuru baje badusuye, mwatubereye abavugizi beza.
none ubu tukaba twongeye kubashimira kuba mwongeye kugaruka kudusura kureba ibyo amakuru tuba twatanze ko hari icyo yaba yaragezeho. None rwose pe mukomeze muvugire n'abo ngabo. Rusange abaturage bavugaga ko aya mafaranga hari ayo kubafasha gusana inzu zabo zari zarangiritse ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'iterambere. Ikibazo bagaragazaga nuko bamwe muri bo bavugaga ko inzu zaba zenda kubagwaho ndetse nihatagira igikorwa ngo bahabwe amafaranga yabo nta kabuza zizabagwaho. Gusa magenga aya ngo byahindutse kuko amafaranga yabo bayahawe ndetse bikorwa bimwe muri byo byamaze gukorwa. Irwa Isengwe B+ TV mu karere ka Nyanza. Byarangiritse ngire ngo nawe urabibona, nawe amaso araguharega. Umukecuru nk'uku kabando nukurinda kugira ngo kumufata akaboko, ngire ngo nawe urabibona kugira ngo abanje kutambuka muri ibi. Ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Cyanika no mu nkengero zawo hamwe nabo mu murenge wa Nyagisozi akarere ka Nyanza bavuga ko bahangayikishijwe n'iyangirika rikabije ry'umuhanda wa Cyanika Nyamagabe Nyanza utuma bahera mu bwigunge bakabura serivisi nyinshi zirimo no kwivuza ku bitaro bibegereye byo mu karere ka Nyanza ndetse n'abafatanyabikorwa b'akarere bakajya gukorerayo batseta ibirenge. By'umwihariko iyo ugihinguka mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe icyabahatuye bakwakiriza cya mbere ni agahinda baterwa no kuba umuhanda Cyanika Nyamagabe Nyanza warangiritse ndetse n'amatema urimo byarayoberanye. Ihuza akarere ka Nyanza na ka Nyamagabe yagwamo rimeze neza kuko ibibari bashyizeho byarashaje, hana naho meze nabi nabwo nta rigori zihariho rwose meze nayo nabo no kuwukora. Ikindi kibazo rero ni uyu muhanda uhuza Nyanza Nyamagabe ndetse na Huye, nawe rwose iyo imvura yaguye usa nk'uhagaze, nta moto wabona, nta gare ritambuka, yewe n'amaguru kucamo biba bigoye. Iteme washyiraho izindi mbaho zigozwa ntacyo bibangamye cyane, ariko bibaye byiza ari bushobozi bonetse naryo bakaritutunganije nk'uko bikwiye. Tubura guhomba kuko byanga bikunda iyo ruje ntirugira aho runyura, n'amateme yahabaga yarasenyutse. Byarangiritse ngire ngo nawe urabibona, nawe amaso araguharega, araguha sibyo. Ahanga nta kuntu umukecuru nk'uku kabando nukurinda kugira ngo kumufata akaboko, ngire ngo nawe urabibona kugira ngo abanje kutambuka muri ibi biti. Aba baturage bagaragaza ko iyangirika ry'uyu muhanda ribagiraho n'izindi ngaruka zitandukanye zirimo guhendwa n'ibiciro by'urugendo mu gihe berekeza Nyamagabe mu mujyi cyangwa i Nyanza mu mujyi, kuko ngo byibura umumotari atajya munsi y'5,000 kugenda gusa. Abatwara abantu n'ibintu nabo bakemeza ko ari umuhanda ubagora cyane bikaba karusha imvura yaguye. Maze havunikiyemo n'umuntu hari Butare yaguyemo hariya, aho uwo muntu agiye kugera yaguyemo akaguru karacika. Nako banyura ntabwo byoroshye, cyane cyane imvura yaguye. Imvura yaguye umuturage waba afite amafaranga ariko akamererwa kugenda n'amaguru kandi afite amafaranga yo kuba yatega kuko nta kinyabiziga cyahanyura. Umuhanda wabaye mubi bitewe nuko imihanda yarapfuye nyine kubera n'imvura, nta gukorwa nyine urumva ni ikibazo. Temo ko ndibona ngewe ubona ko kuba n'ibintu bigaragara pe birangiritse sibyo. Ubona ko umuntu ayicaho no kinyabiziga kigiye bari byijunguza ukuntu sibyo, biba bigaragara ukuntu sibyo. Ubwo rero rwose nawe n'ibintu bigaragara ugomba kuba mwadukora ubuvugizi ikabiteme ryakorwa kandi n'ibintu bigaragara n'umuhanda murabona ukuntu umuhanda umeze, aho hajyamo nk'akantu ka kaburimbo rwose byari bamudufashije cyane. Uvanga hari mu Rukundo ujya Nyamagabe amafaranga menshi cyane agera ku mafaranga 5,000 cyangwa baguhenda amafaranga akaba make ya 3,500. N'amamoto dutwara amafaranga menshi. Muri rusange icyifuzo cyabo nuko ubuyobozi n'abandi babifite mu nshingano bakurikirana ikibazo cy'uyu muhanda ukaba wakorwa n'amatema gasanwa kugira ngo umuhanda ube nyabagendwa n'ubuhahirane hagati y'utu turere bukorwe ku mudendezo. By'akarusho nk'abo ku ruhande rwa Nyamagabe ngo kuko ariho wangiritse bikomeye, aho bagira bati byibura babe badukoreye ibyoroheje mu gihe kaburimbo bitarakunda. Icyifuzo nuko wakorwa twadukorana ubuhahirane twindi. Twatumwifuza kuba yaduha n'umuhanda mwiza wa kaburimbo uva aha ngaha hari mu Rukundo ujya Nyamagabe. Ubwo rwose kaburimbo nitaboneka bakora n'ibindi byoroheje ariko umeze nabi nta kigenda. Umuhanda uhuza akarere ka Nyamagabe n'akarere ka Nyanza, uriya muhanda nawe wemerewe kuba watunganywa kuko ntabwo ujyanye n'icyerekezo leta y'u Rwanda irimo. Usanga dukora iteme akadukora n'imihanda yapfuye yaciyemo isuri icamo inkangu. Iteme rimeze nabi rwose no kudukora ubuvugizi iteme bakarikora neza rwose kuko literateri imbogamizi rimeze nabi. Ikindi rero urabona nanjye ndi umunyonzi w'umuhanda, leta y'ubumwe ntabwo ari uko wari umeze, wari na mutoya
babashije kugabanyamo icyondo cyari kirimo, amagare akagenda anyerera, amamoto akagenda anyerera, ntago akinyerera. Ariko ikintu dushaka nibaduhe kaburimbo kuko uyu muhanda ni mugari, uyu muhanda ufite n'umusaruro kuva Nyanza kugera Nyamagabe. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe mu gihe twamaze duteguriye inkuru ntibyadukundiye kubabona ku murongo wa telefone. Gusa mu butumwa bugufi yanyujije kuri WhatsApp, umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe wungirije ushinzwe ubukungu Habimana Tadi yatubwiye ko ari mu nama haratuvugisha nyuma ariko ntibyakorwa. Ni mu gihe ariko umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kayitesi Nadine wahakana ibyiyangirika ry'uyu muhanda, ahubwo akavuga ko ubangama cyane y'imvura yaguye ndetse nta gahunda ihari yo kuba hashyirwamo kaburimbo muri uyu mwaka. Ako nta nubwo wangiritse, ni amazi gusa yuzuye mu gihe cy'imvura niko bigenda. Kaburimbo uyu mwaka ntaho. Ibibazo by'imigenderanire by'umwihariko mu karere ka Nyamagabe bigaragara hafi ya hose mu mirenge, cyane cyane mu bihe by'imvura, bigakomeza kubera imbogamizi abaturage mu iterambere ryabo muri rusange. Irwa Isengwe B+ TV mu karere ka Nyamagabe.